aha kubera iki noneho wahisemo ko tuzina erega njye nakubwiye ngo ngomba kugutembeza abanyamakuru benshi bamushanga umukorere kuri teri aho perezida yagiye ahabaye umupira ahabaye ibirori bandoza bagiye none sanga uri kubona perezida ko ni mu itonde niyo bandi kuvuga ngo ni kugusobanurira impamvu mwakumva banduza ibiterane birarite turaje mu biterane bakumva ndibo zagiye kuririmba ba Israel mbonye ati niho turaje gukamerera nawe byo weho ndashaka kugukoresha mu bintu byitwa ibisambo kagukoresha mu misozi utaburiya nzakujana ahandi hantu aha rero hano naho twageze hano twarahasengeraga yego hakigendwa hano twahitaga kuri paruwasi oya kandi nitwaga buri uriya rero niwe dadi wacu twese na ba David cyane ese mama niwe watwinjije muri ibi bintu shemare je mwongerera amavuta niyo akwagira n'urukundo rwa mugabo cyane reka ngubwire rero sitwa twiganira ariko iyo ngubonye ubonamo umutima mwiza oya Yes, ngo ikaze na karibu kuri Delphines TV, amahoro y'Imana nabane nawe, reka nizere ko umeze neza. Ngiye wumva ni fiacre nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero tsindagira njyanye kota akazuba. Uri kumubona cyane, ahantu tsindagira noneho yanzanye n'ibindi bindi. Izuba ribaye hari ubushuhe bwinshi rekada no ubutaye ariko burimo ubushuhe zirege ahantu duherereye mu murenge wa Cyuve muri Cyuve umudugudu sinibuka nanjye nawe nzi ariko icyo nzi cyo nuko ahantu twageze ngiye nabemereye ko muri uku kwezi kwa 10 yego tsindagira agomba kunjyana ahantu hose basengeraga bikemewe ahantu hose havugirwaga Imana hakorewe ibitangaza naha nahandi rero ariko Cyuve menyeri irimo Imana cyane ubushize twagiye mu wivuga ngo simenya ahubwo uvuga ngo harimo Imana ubushize twagiye mu Bisate yego abantu bo barahazi cyane yego turongera tuzamukaho nk'ibindi birometero nka 2 yego ubwo ahantu turi urenga Bisate ukazamuka ruguru nk'ikindi kilometero yego ibyo bintu rero narabyiyemeje ejo mushobora kumva ngo twagiye ahandi ibyo nabyo ndabibijeje reka mbe mbibiye hakabanga muri make bashonje bahishiwe cyane ndetse ndagiye usibye wenda yego kwigira abanebwe Imana yaduhaye amaguru ngo tuyagendeshe yego iduhereza imitwe ngo tuyikoreshe yego iduhereza iminwa ngo tuyivugishe iduhereza amaboko ngo tuyakoreshe yego urumva ntabwo rero burya ntabwo nanjye natuma abadukurikira bahora ku kantu bagira irungu ry'ahantu hamwe ahubwo bagira inyota background y'ahantu hamwe reka gire gutya murebe n'ibyo bita imihembezo cyangwa ibishingirizo ibiti bashingiriza ibishyimbo nabyo babibone barebe ko Cyuve nahinga mbese hari mu bihuru niyo makuru mfite ahase ahangaha hari mu bihuru ariko uyu munsi niba ari ahantu hagezweho mu bibanza ahantu hagezweho wandangiramo akabanza mfite miliyoni 15 ko wikanze none se ndazifite nyine
Ntuvuze ngo aha ngaha turi se n'ubwo uko natwa ari aha ngaha turi uvuze ngo namo ikibanza ca miliyoni 5 Yekada reka ntacyo wabona ikibanza hano cya Makuru mfite mvita amakuru mfite aha twicaye ikibanza ca Makano wabona kiri muri miliyoni 8 miliyoni 8 ariko ahandi ubushize yapfa twari turi kiri muri 10 n'imigereka agoko ko bihenze ko bihenze wari uzi ko munari igishushanyo mbona acumu ngumu ari ama etage neza nsindaje abana bacu bazatura oya yabaduhaye nafite icerekezo zaberekezamo ibyo byo ubu se kizaba kigura ngahe uko kizaba kiri kose data zaca inzira bahabone noze umva ko bazaba ku gasozi ubu uyu munsi reka ngo uyu munsi uyu munsi cyo kibazo kibajije ukavuga ati papa ko mfite amakuru ko wavutsa umuntu agura ahantu y'ibihumbi 5 uyu munsi ahantu mutuye afite agaciro kangahe uburi kibaje ugo munsi siko cyo kibazo gusubiza ngo iki papa wawe uzamubaza muri yashobora kubyango yazunguza umutwe none ipataro bakicambara ipataro ahagura ipataro y'igiceri y'ijana ibifaranga 300 ubona ipataro abanywaga inzoga ico gicupa cyaguraga 20 agiye cya mitsiba byango yaguraga 25 none uyu munsi mitsi iri kugura 2 bari kuyinwa none uribaza ico gimana niba umwana wazatwa mu kibazo cya 20 cya 30 Imana izatanga ubushobozi bito n'igihe bazaba barimo rero wije wibaza none se fia warize yego ubaki kwishura ishuri ryo mu wa mbere wanyu bishuraga minefra yangahe ntago mbyibuka oya winjijisha oya nese njijisha ngiye na urumva nari muto none se ku buryo uzabaza papa ati uje kwiga mu wa mbere mwishura ngaje nje kwiga ngiye tuyubaye yego niriraga umusanzu w'iciri cishana igiceri cishana none buri kwishura abana bawe 100 none ubu uyibaza nyine ubu ngo kwiga kuvuga ngo tuzane ngo ziramba prozarame wigiye kuri rame muri primaire reka none urame nikugura ngahe 7 si 7 none urambwira ubu ngumwana wanje atari ko papa kuko nibaze niba uyu muntu arize nge nishura ndibuka twaje guhumba ibishimbo aho basaruye nge narahumbye ibishimbo ibakorana ibindi ibishimbo nahumbye bakorera bakayunga negurishije amafaranga 40 irazamuka iba 50 nongera mbumba ibishimbo ibiri kuzamuka tugurisha ibakore ku jana none uyu munsi wabyumvise ikiri uyu munsi niba umuntu uraguraga umuntu mureka mureke niba ibakure yaraguraga amafaranga 50 uyu munsi kiro twazi kigura 1200 muri ukurikiye kuba kuragura 50 umunsi waje ibishimbo oya ikiro cyo cyaguraga 25 none umunsi cyo hano tukigura 600 urumva umunsi waje ibirayi reka none niba umuntu yarakodeshaga inzu amafaranga 500 700 kayakodesha inzu kayibamo n'umuryango uyu munsi umuntu akakodesha inzu 300 400 wabona 50 hano muri Musanze ni icumba na sawa naco kidakoze rero abo bana vuga ngo bazatura imbigira ngo mbikubwire ejo utagira ubwa bwo gushaka urugo afi yake wagira ubwa bwo gushaka urugo wanabugira washaka umugore ati ye bada tubyara umwe twibyara undi shire kubwoba yego mana niyo abana nawe gutura izahabaha wigira ubwoba nico nago gusobanurire utegugira ubwoba ibintu bigize birebire oya ntabwo none uribaza ngayibaza niba narize badirga igiceri cy'ijana uyu munsi ukumva umwana bari kumutuma primaire bari kumutuma rame bana bimutumye je ndibaza rame bagutumye ni ibiki ya 7 ku gihembwe ubwo mwaka ni rame zingahe sesha tusi 21 ngahibaza kandi muri gardien ngibaza muri secondaire aha sindagira none ndo baziga batigase no subungu ndagora kukurira kaminuza ndi kuyiga da none nibona uzingo kaminuza amafaranga uri kwigira ubu ngayo uri kwishurwe mu kimwe gari gagomba kurira abana 5 cyangwa 6 cyane
kugira ngo atari umwaka none ngayibaza sibyo gusenga Imana tsindagira nyine iyo bihe bihindutse Imana nayo igira ikishiramo imiyaga ku bwoko bwayo ntibizoro ntago bizoro ariko nta kundi aho wigira ubwango mbengo uzatura ife wigira ubwoba uzabona aho utura bari kuvuga ngo twakamera etage nutagura etage ya mbere uzagurira ko cyangwa na niveau ya gatatu naho uzahituramo ya gatatu cyose muri Yesu biremera sibumva se agira ngo ntuhanuye ndayakiriye mu izina rya none se ngira ubwoba mvuga ngo ndo nzabona ikibanza ndo nzabona inzu oya oya njye naravuze ngo nikigura miliyoni 30 Imana ikandera ingunga nzakigura tsindaje karame twihuse yego icyatuzanya no gutembera wabonye ubute warabonye nyine tereba anga mbere ngaha iyo bavuga amakuru bavuga ko hano tari watanga bagusa n'ibihumbi 50 ukabuta utayatanga kuko hari habi hari wanyu mutuye twivuga hari amutuye hari ikibanza bagiraga 20 ibihumbi ni 30 hari muri Menge hakiri igishamba none uyu munsi miliyoni 15 20 kandi mbabandi bagi bahagura ikibanza cya 50 ijana zanzonamo nyinshi abamanjije ubwa mbere bagi bagura 70 80 wamukwita mwana akagenda none se umusa reba none abatuye muri baswe bazatura mu banya baravuga ati yewe yo tumenya tukaguma na rero turi urabona ko ndagaciro gahari ariko mu myaka 3 tuyanjira zavate anje na fiaka twaje kwakorera ibiganiro tubona ari bigarama by'ibishimbo no drama yataje gahuzi gahabaye dore amashuri garahari dore ibitaro birahari ahubwo Imana iduha amafaranga twagurira kivuba wite umba amafaranga imbuza n'umusamariya kazi uyikisiga ariko nanye nkiramo nafiya kumuza n'umusamariya mbese guza n'umunyakuri n'ubunyembo ahubwo bwate fiya ngo miliyoni 10 kugura ikibazo mwakoreye ikiganiro buruzo waya manahita mutonje gutambagira atazanga tambagira da n'abakomisiyoneri umvana nizo ngo naza nje nyine wabyigwa n'ikinyira umurima ni ibibazo bivanze n'umunezero ariko ntabwo ari ukuganya ntabwo ari ukugira gute ni ukwibaza abantu bataza kubyumva nabi ntabwo tuba tugamije kuganya ahubwo ni ukwibaza ningeraho nibaza nshaka igisubizo ahubwo nyuma y'igisubizo hagereho kugira ute gukora ubundi nico ubutembere bivuga ugatembera ukavugatanga nageze ndatambere yajya haba ariko uyu munsi habaye iki habaye iterambere yego tsindaje ahantu rero twaje gutembera ndagira ngo usobanurire abantu ahantu ni Gateke aha kubera iki none wahisemo ko tuzina erega nge nakubwiye ngo ngomba kugutembeza abanyamakuru benshi bamushanga umukorere kuri teri aho president yagiye ahabaye umupira ahabaye ibirori bandoza bagiye ndasanga ari kubona president ko ni itonde niyo bandi kuvuga ngo ndi kugusobanurira impamvu mwakumva bandoza ibiterane birari turaje mu biterane bakumva ndi uzagiye kuririmba ba Israel mbonye ati niho turaje gukamerera nene byo weho ndashaka kugukoresha mu bintu byitwa ibisambo kagukoresha mu misozi utaburiya nzakujana handi hantu aha rero hano naho twageze hano twarahasengeraga yego hakigendwa hano twahitaga kuri paruwasi oya kandi nitwaga kuri paruwasi kada kuri paruwasi kandi ubwo pasiteri wawe yari uratangiye kandi mbese ngemenyereye ko paruwasi biriho pasiteri ubutayu rero wageze mu butayu umuntu wese muri abantu 20 mwitura mu bayobora birashoboka ko nanjye wayoboreraga none uhigira kuja ubwo ntago bishoboka ubwo nibyo ese sibyo ntago no se uzi ngo nakuja ndarahasengeye narahasengeye Mana ujye tureberera pe ariko uyu munsi urabona ko naho ubona ugeze ubona nta n'umuntu uri gucaracaramo reka ntawe ahubwo se ngiye mba nibaza
ukuntu abanyamasengesho mwashize ubwo aha hantu koko Tsindagira ntago ari byo kubeshya ndebesheje amaso yanjye y'umubiri ahantu hahoze ari ibihuru oya hari ibihuru noneho hano twakoraga n'ubutayu bw'ijoro hari byari ibihuru nganyo niyo mpamvu nshimira leta ubu ngubu hagira baza bakahabamburira polisi gatangira kugira ute kuvuga ati nyaboneka bagatangira gukora amaperereza ati ni bande batuye aha ngaha ko hano n'umuntu utuye murabibona ntawe pe ubundi abanyamasengesho iyo ushaka gusenga neza ari amasengesho cyangwa se ushaka gukora ubutayu neza ubundi witarura abantu noneho ngiye hari n'umuntu twigeze kuganira arambwira ngo iracyuva ubona iraruguru hari ahantu uri kubona hatoshye hari ibishyimbo bimeze kuriya hari kera muri za 2010 no muri za 2012 11 aho ngaho ngo iyo babaga babuze nk'umuntu bazaga kumushakira ina ko umuntu yakoraga ikosa karimwe ahungira kuko bumvaga ko utakeka ko umuntu noreze gabwiye fya bura nagukora ikosa wakeka ko Tsindagira ndi muntu oya umuntu rero bavuga ngo mujiriya ni wa muntu wanageragayo bakavuga ati ukavuga ati ariko Tsindagira ko ate muze nje koreka ahantu ni ubwo buryo kuko ntabwo yapfa kwibwira ngo muje gushaka umucuve atarakorera atarageze ngo akoremo agenda hatembere ubu nkawe tukubuze twaza kuguhigiramo hano baranja benje ako kibazo rero mwasha amaguru kwamenye ngo uranjakira yese oya bwizanye ukuri nganje buri hano ese henshi ko tumaze kuhagerana nguge tambeje hangaye oya ni henshi aho ntajyanye kamera hari naho nazijyanye aho ndari nakugeza rero nazo ubu niba turutembera cuve muri cuve nimwe urukunje uyu munsi nimwe turimo tukorera burandaje Rubavu wangurayo wamenya ngo ndi ntabaririza nabaza umugore wawe ndaje Kigali si wamenya ngo ndi muye buti umugore wanje se ndaje mutabwa Kigali yamenya ngo ndi muye butayo kada hano ubwo umubwira iyo ugiye Tsindagira ndamubwira ariko none korese umuryango ngo ngiye gusengera cyo nabyo ngiye gusengera Kigali no samye ngo ngiye muguye musozi cyangwa mu ruheruko oya byo rwose ngose ndondo ku musozi bamya ngo ngiye muguye musozi bamya ngo ngiye mu yahe mazi bamya ngo ngiye icyo gihe yamya ngo ngiye muye buvumo si ubu byatingiye mu buvumo yamya ngo ngiye muye buvumo Kwa mu bantu bavuga ngo baciye mu butayu ubwo naje babunjiyemo ko nakundaga ubutayu n'ubuvumo ariko ubu ndago bikemewe tunose ndago ngibikemewe byo usenga ugiye kuryama mfukama imbere y'igitanda cyangwa se cyangwa se ngasaza gakekamo wanje ngagakinga ngaha amana ari buzanyumvira no mu rusengero kuko nta nimane tumvira ariko reka mpite nkubaza ikibazo tukiri aho ngaho mukozi w'Imana karame iyo muri kutwigisha mutubwira ko Imana ibera hose cyarimo yego kubera iki muza kwishakira mu bihuru cyangwa se reka tubyita ubutayu bivuga uko byumva ntago ngenda kurenganya oya ntari byo kubera iki mwazaga kwishakira hano mu butayu cyangwa se mu bihuru cyangwa se mu buvumo cyangwa mu misozi mu migezi bamwe na bamwe imigezi ikabatwara bagahwihwisa kwa ko batazi koga bagahwihwisa ngo ni ibyaha byabo bo byabatwaye iyo twanditse muri byavuze ngo nimuze mwenyine twihererane kandi muje hano hatari abantu na Yesu rebundi Yesu tugarikirenge mu cya Yesu ari gihe cyageraga no akazamuka umusozi ari n'igihe ajanaga n'indumwa yigajana n'indumwa 12 arababwira ngo nimwe musigaye hano Yesu akazamuka umusozi witwa Nayo akagenda agasenga bivuga iki wundi ubutayo ni ahantu umuntu akura izindi mbaraga sako kwari iki rero ubuse none udasabura reka ngubwire umuri imbabura itashutse amakara yakaka oya none umuriro utawushize muri cash pa telefone yakakira umuriro
tuba dusa n'abaje gushaka umuriro n'imbaraga, tuba tuje gushaka imbaraga so gukora iki. None se umuntu akubwira ngo ndimo abadayimoni udashatse imbaraga umuntu wamusengera, umuntu akubwira ngo mfite ikibazo iki n'iki udashatse imbaraga wamusengera. Yesu nawe yamara kubwiriza mu midugudu y'inayini, yava kubwiriza hirya no hino akazamuka umusozi akajya gusaba iki imbaraga. Natwe turi mu butari rimwe na rimwe tuba turi gusaba iki imbaraga, kandi buri wese agira kunda afashwa nuko yizera. Nshobora gusenga musonga umva ndibisindi gufashwa ngaje mukavuga ngo reka nje mu butayu ningaye mu butayu nagiye utenda afashirizwa, kandi ko kwaje mu butayu ukatanga igisubizo cyane. Buri wese agira uko yizera, ariko tukora ibyo Yesu yagize ute yakoze. None kuki reka ngo baze fiya imibatizo ni myinshi. Yego, harabatizwa ku gahanga, abandi nibyo njaga ngo ubwire, ariko Yesu yanditse ngo nukubatirisha iki haryo ubwo n'umwuka n'iki izina ryanjye dusobanurire iki. Yesu yavuze ngo iki kumubatizo, nyine kumubatizo yavuze ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka wera ntabwo azinjira mu bwami bw'ijuru. Bivuga ngo buriya kuranga umubatizo twemere neza, kuko nuko wakabatizwa mu mazi. None umuntu utabyawe n'amazi ntabwo azaje mu bwami bw'ijuru. Rero nshobora kubona n'abatuzwa mu mazi menshi, ariko password nuko wizeye, kuko ndaje muri ndato litazava mwiki mu mugeni. Rero iyo udafite kwizera unaje kwaturwa mu mazi menshi. Wabyumvise ukavuga ngo Yesu yavuze ngo utazabatizwa mu mazi menshi ndasabye ubwakanga ubwa kabiri no kuja mu butayu. Rero njewe yo usomye cyanditswe kera kubya ko Yesu nawe yazamukaga umusozi akaja he mu butayu. Natwe ni urugendo twagira, n'ubwo rugendo twagira gute twakoraga, ngira ngo urasobanukiwe. Yego, ega abantu barabimenya baramenya impamvu tuva mu mujyi tukazamuka imisozi tugata kaburimbo tugasiga amamodoka. Yego, ahubwo ntayo tugera dutega y'abandi, ariko nazo tuzazibona. Ariko nibura abantu bakamenya ko Imana iyo wihereranye nayo, kuko nta rusaku, ahantu nta rusaku ruhari. Ariko njyewe nta n'ibyakurangaza, njye tsindage, njye ntakubeshye, njye nanga mpafitiye ubwoba na kamera nazanye, ahantu mpafitiye ubwoba urumva, kuko hagize ikivumbukamo hari ntago watabaza. humura ndaurayikwaka. Oya wenda impamvu mvuze gutyo suko nta mutekano hari, ariko hateye ubwoba. Humura aho uribaza tese bura rero nibyo mu bwafi yake. Iyo ufite ikibazo nta bwoba ugira. Yego, iyo ufite ikibazo nta bwoba ufite. Kubera iki? Erega ibikwirukaho bituma ubwoba bushira. Rero ukavuga ngo Mana ndakwikara cyambira, avuga ngo Mana ndagiye nubwo munda mbona ko ngiye ariko ngendanye nawe, mba marayika murinze undinda. Marayika araza akakurinda kandi ubuze ko hari igihe washaka ku musozi ukamara mu butayu ng'iminsi 30 utajya ukatanywa kandi wicwe n'inzara. Yesu yamaze mu butayu iminsi 40 n'amajoro 40 atajya atanwa. Ntuzi ngari cyo yabaye. Fya ndacyo yabaye. Ntacyo. Bivuga iki rero? Tureke murimbye nibavuze ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Rero ubwoba nibushire, Imana iraturindira kumwe natwe. Tuyiririmbe. Reka gutinya ibizakubaho, Imana irakurinda. Ngujubana nayo gusa ngo uyikoreza ibikuremereye, Imana izakurinda. Kandi ngo nubwo byaba mu nzira ucamo, Imana izakurinda. Imana izakurinda mu misi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro, Imana irakurinda.
Imana imenya ubukene bwawe, Imana irakurinda. We uyibwira ibikubabaje, Imana irakurinda. Imana irakurinda. Mu minsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro, Imana irakurinda. Imana ishimwe. Sindagi Karabye. hari ukuntu Migo. mba numva nanjye ndahandi hantu. Ava nitumiza kugenda nuza umuhanuzi. Zabanga Eliya na Elisa. Sindagi mfite mushiki wanjye akorera kure. Rero nimugoroba yampamagaye. Uzi ko nimugoroba imvura yaguye. Yahereye nko mu masaa 11 igeza mu masaa 2 gutyo. Ubwo rero nayiryamyemo. Tabyuka njya kurya. Ubwo gusubira mu buriri mbura ibitotsi. Urumva? Naho mushiki wanjye barampamagaye ndi gushakisha ibitotsi nabibuze. Ariko nkaba nayo ndi kwitekerezaho. Urumva? Ijoro nta kintu kiri kuvuga. Mu mahoro witekerezaho kibaza kukimbuza amahoro. Urumva? Telefone birampamagaye. Tifia tikarame. Twasinziriye atereka reka. Mbwira niba wasinziriye ngureke tuzavuganira. Atoya ko ndi masara. Musobanura ukuntu byagenze kugira mbure bitotsi. Ngaho haguruka. Ndicara ku buriri. Turavugana ariko nta kintu yakomozagaho. Ni Imana. Ijambo ry'Imana. Haleluya. Urumva tsendage. Arangije aravuga ngo ati fia turi urubyiruko. Ariko nibura ibyo wakora ukeneye byinshi. Ukeneye ibintu ari bifite umumaro, ibidafite umumaro, ibyo gusesagura, ibyo kunyuza mu mucyo, ibintu byinshi nibyo ukeneye. Si muri maka kubwira inzira kandi yabonaga ibyo bintu ubikeneye. Yego. Ariko abona ko ndaye n'inzira wabibona muretse kunyura ku Mana. Sindagi ambaza ibibazo byinshi ati se gutya na gutya bimwe nk'amahakanira ibindi nkamwemerera. Arangije arambwira ati rero musaza wanjye nta gitumye nguhamagara. Ariko ngewe ikintu nifuzaga kuri wowe mbabarira ujye usenga. Usome ijambo ry'Imana nta bindi. Urumva? Ati se kubera iki? Wumva mbese biragucanze. Yego pe muza senga. Ariko arangije nyine ikintu cyabaye ikibazo kuri ngewe. Kubera iki bije muri iri joro nabuze ibitotsi kandi ikindi gataguhamagaraga. Ariko nkaba nari maze iminsi nakiriye ubutumwa buturutse ku muhanuzi bw'ibintu bibi kuri ngewe. Ndabihuza. Mbona nta kindi kintu mfite gukora muri iki gihe nsigaje uretse gusenga Imana. Si ibyo gusenga Imana, Imana ishimwe, kwera imbuto n'abantu. Imana ishimwe. Niyo mpamvu buri murongo wose uri kuburiho uri kubona ndagukurikiye, turi kumwe, turi kugendana. Ndi kubyumva kabisa kuko nta kintu numva nshaka kuba muri aka kanya cyantandukanya n'Imana. Oya bana nayo kandi reka ngubwire pe, iyo ubanye n'Imana neza Imana irakurinda nguko umuririmbyi abivuga. Yego. Buriya Mose yabanye nayo. Abisirayeli bari kwa Farawo babanye nayo. Yego. Ngari kumusumwe batakambira Uwiteka. Uwiteka agira ute arabumva. Nuko ndago Imana yakumva utabanye nayo. Yego. Rero bura none se fya tubwe mumaze gusanga wabonye bitutse cyane nese nsinzira. Kuba rero ibya bikubujije amahoro mushiki wawe yabicashe abica indege. Ahubwo nibajije gutamenye ko ndi mu kanya ko kwitekerezaho. Yabica Mwuka Wera yamusuye, amusuye amugutumaho, niko gutumwaho. Mwuka Wera yamusuye
agutekerezaho bavuze by'abantu ngo ntago umuntu yagusura atagutekerejeho ntago bisho nukuri ko Imana ntago nje tsinaga ntago amagana ndaguteka ndavuga ariko amakuru ya Fiya kimeze gute bavuga atari ko tsinaga ko uyu munsi atavuze bimeze ute nukuba wandekerejeho nta muntu ugwabwa kubyenga ngarakugurira miti Fiya atagutekerejeho amanzi gagutekerezaho kandi akavuga atari ko Fiya kwamugurira fanda rero nawe mushike nawe yagutekerejeho kandi ariko bundi wese gagutekerezo nguze kubya ngo marayika bayamugezeho hano marayika yamusuye amwereka ko wabuze amahoro ntavuga atari ko musaza wanje kuki ndambo aho yazi ko wabuze bitotsi nakabibura bwari bwije hafi saa 5 gutyo Imana mu umugisha ko yagusengeye kubona amahoro Imana mwagure mu buryo bw'umwuka yimwongerera izindi imbaraga rwose Imana imufashe muri yakubereye Simoni tsindagiye ni hahandi usoza gusenga ukumva uri ikindi kintu Imana ishimwe ese nibi nyine ukumva urabohotse nibyo bitutsi bye byabuze bigahita biza mu kanya gatoya ndongera ndabyuka mbitekerezaho niba ubyibuka neza kare nakubwiye turi haramurugo wabye ngo wageze ibihe byiza nijoro nagize ibihe byiza nijoro undarangije aranyumvira atari ko mbabarira umbwire mwari kumwe nande bavuganaga nande ni umukobwa ati mbabarira umbwire niba ari umukobwa mpite nkubwira ubuyobe waruri avuga ati ni umukobwa ariko ni mushiki wanjye wahise werura uranga atakurasa ariko kuntu inguzi Fiya kereka nuhinduka nyuma pereka ngubwe buriya mu bantu bagira agakungu k'abakobwa mbona utakabamo oya nta nubwo nanabikunda mbaza impamvu buriya iyi gahunda turimo iyo ugiye mu gahunda z'abakobwa umutwe wawe urajagarara ibi byahise binyereka ko banafashe umwanya wo kugusenga mbona ibi bintu by'abakobwa kakunguka butabi niyo tuvuze urugo uhita wikanga bandaburije urikanga bigahita binyereka rero buriya kutagira iki kibyo urabihunga kuko utabihunga biri kure ese nkubeshye Sinagi sinzi abantu bajyaga bavuga ati ni urucabana ariko usibye ko wenda abantu ndi singo Sindagi abantu niba abanyikundira utabaca intege hatuzaza ubimbwira niba zibaciye intege ntabwo umva uri kubahabura ngo ngiye wapi simbijyamo wari ukubakura imitima ngo ibyo bintu simbijyamo ikibazo ni kimwe ni uko bamwe baraguhamagara ugatangira ugakwepa cyabishyira hanze wari kureka bakagerageza amahirwe yabo wareka kurema agatima Herata mu mpamagare ndabitaba arabitaba ariko ari muja mu cyo kiganiro kindi arahita gukupa oya bampamagare dusenge ahubwo nimbe navuze ne baje mu yindi no Imana nidufasha zaduhiyerekwa ariko tari wabona iyerekwa baye bitonze gukubwira baye bitonza oya kumpamagara bampamagare ariko kusheri bya sheri ariko oya susuzko sheri ryabaye zina rusange na mama nsigaye mwita sheri wanjye sawa ngaho uzabugera n'umukobwa siko muri injuti ndakunda kubye ngo agobere ngo sheri nguraho ndiye ko mutazagwana muri kariyeri ngaho oya tsindagira ibyo byari ibya kera oya se dore ntago ushaka kunyumva kandi ibyo byari ibya kera byihorere reka mbyemere kandi ibya kera ariko ngo ndakubwiye ngo nuba uri kumwe n'umukunzi wawe ukaba uhora n'umuntu uzigara kwita sheri kwagira ngo mukuze mugumane uwo muntu uzamukwepe ko nakubwira ngo sheri uwo muri kumwe ndagazakureka ko ariko nimugera imbere azavuga ati kuko iyo umuntu akwise sheri bite byawe nawe kandi kubisobanura bizakugora ubu ambwira kuntu ubu nabandi kumwe n'umufasha wanje ngumva umuntu arambamagaye w'ikigari ngo sheri ngo waramutse muri kumwe
hajye unakikiriza ngo naramutse utampamagaye ngo nze gukiza iyo ntambara. none ko ushaka kuyikururira wababwiza ukuri. Sinagiye reka nze nkubwire. Ha. Oya reka tumene umuceri. Kabiri bantu 3 4 5. Reka tubishyire hanze. Sibyo? Ibyo ngibyo ntekereza ko nta kibazo kirimo. Ahubwo biza wenda kuba utari wafata umwanzuro ndacu bazakwiteko, ariko umunsi uzamaze gufata umwanzuro umaze kuvuga ngo uyu notuza ni ukuri urumva nyine nimara gufata umwanzuro nzamushyira ahagaragara. Nimara kumushyira ahagaragara ubwo n'abantu babinyitaga full stop. Aha andoshiza akadomo Imana iguhe. Ariko nta kintu bitwaye. Oya byarangira uzugiye kwisubiraho. Ubu nibabivuge kuko ndawe mbese muri make nda byose ndibora wafata umwanzuro na uri kabebe uri shushu uri shube ndacyo babikwite. Ariko umunsi uzamaze vuga ngo uyu nguyu ni uwanyu umaze kumwereka umuntu wewe undi uzaka kwita sheri mube muri kubyumva mubimubwira kuko uyu munsi ndacerekezo afite kizo. Aha. Sinagiye. Sinagiye reka nkubwize ukuri n'abantu babimenye pe. Ndagukunda nkabura uko nyine. Ko nibura nta himbavu zagororotse. Ariko urabye gushuzanira amazi utaziraga amazi kugufiya. Sinzi ukuntu byanciyeho. Ariko ntacyo nitumanuka ari ayepfura yasoma. Noneho Sinagiye. Karabe. Hari reka mbivuge mu mvugo zubu. Reka mvuge ikoraniro. Sura ryumva? Ikoraniro, iteraniro. Cyangwa ihuriro. Aha, ihuriro. Ega nubwo nize make ariko nikubwiye Imana nginyigisha. Jewe ubwo nagiye kubishyira mu mvugo zubu sho. Urumva? Ihuriro. Niho barabyumva neza abanyarwanda. Yego. Ni ihuriro ry'abantu. Basetsa. Nyine bajyayo bagiye guseka. Baryita jeunesse comedy. Ntago mbizega ndonize. Ntago urizi. Ndondize. Ba pirate ntago ujya ubakurikirana. Oye. Bara abakomediye ba pirate. Nubwiye kubya urangiza aje gukina iyo comedy. Bansabi urabaza. Nsabi ndamukunda. Nsabi uramukunda. Cyane. Rero hari ibintu bajyamo bagiye gusetsa abantu. Sinagiye ntakubeshya. Nuko ntabona ukuntu mvugana ariko nitumara kubinoza neza nzahamagara Merisi. Ubwo hate mfite ndi mu comedy. Merisi umurezi. Niwe uhosting ibyo bikorwa. Gate ngo ufite iyo ndi muntu. Araza abagusekereze kandi wazabasetsa mu ijambo ry'Imana. Abantu ibindi babigema ariko nyuma duhita twumva ijambo ry'Imana risekeje. Ugiye buri mbese muri make ugiye kumbera Simon umbuze nawe. Uwo muntu. Yega baraka ngubwire. Sinagiye. Yewe uwo muntu nzakora ibishoboka byose. Nshaka ukuntu mbahuza. Ani guhumugisha. Shiragazi buriya mwene data. Uzaje gusetsa abantu mu ijambo ry'Imana. Buriya ndaho uzamuka atagize umuzamura. Ubwo nawe uzabunzamura. Nzabijyamo rwose. Haba n'amatike mane zagufungura uyatanye. Umva nzamanuka nzavinahe Musanze ngi Kigali. Ngiye gushaka Merisi. Nzahora mbe kuyishuza. Mwabyumvise? Uzajye gusetsa ingunga ndeye. Kurumva hari ukuntu abanyamakuru tugera gutya duhura n'abari abantu bandi bakomeye. Hari ukuntu nyine Imana igitwambutsa kubera ko gatitire. Mbaye ngutije. Ambuka hariya nuharenga urahafata ibindi bintu gutyo. Buriya Imana iguhumugisha. Maze mbise mbizana ngo ndawuzamuka mbiganira n'abantu atafite umuntu ubwira uti umusova. Buriya ubwo nawe uzamuye. Nsindagiye ngereka nzo nkubwire. Si ukorera ahangaha kuri Delphines. Niho ukunda gukorera cyane ariko nifuza ko wakaguka ukajya no muri biriya binyamakuru bikaze ku isi. Imana ikakwagura kuko ntabwo ari njye wagutoranisha. Oya. Kuba twarahuye si njye wabigizemo uruhare. Oya. Sibyo?
byanaradutunguye ariko kumana ndo Imana yo ndo byayitunguye. Sindajya ahantu uvuka naho mvuka ni ibintu bibiri bihabanye. Birahabanye. Suri rwamwe ruvukaye. Yebanga. Oya kandi oya. Acu ni muri Musanze. Oya. Sindagifosho. Muri Musanze. Uretse ndabikurikirana aho bigize ibanga. Oya ntago ari hano muri Mengesa. Oya. Oya. Muri Menge. Oya. Muri Mpenge ho turabimukira muri Mpenge. Hasa uvuka muri za Ruhondo. Urahazi? Ndavuka muri Ruhondo. Kiriya kiyaga rero nacyoze nkiri muto. Oya. Ndavuka muri Ruhondo. Hano i Remera. aho bita i Remera. Mwinyuma. Mudugudu w'iwacu bawita Nyirabisekuru. Hano nabanyuze ngiye kuri Mbwera. Mbwe rero iri hakurya y'ivuko. Ubwo urumva ngenda ari umugenzi. Sinagira ubu koko wagumiriye ukazabaho. Urumva ndari umugenzi njuze no kuri Mbwe. Dore ubuyireba hano si wawe uyirebara dore ngiri. Hano Mbwe ndo wayireba. Ngiriya. Uzi urugendo nakoraga kuva ngiye kuri Mbwe. N'amaguru. Sindagikora umugenzera. Nakoreshaga urugendo rw'amasaha 3. N'amaguru. Kuyara muri Menge. Kagenda ngamanuka ngaca kuri Etiro. Urumva? Ngagira kuri Etiro ngatambika harakukira kwa amazi. Mukungu. Ngambuka kwirimbi. Ko basirikare. Gakomeza ku rugomero. Ngakomeza mbaka ku rugomero. Kazamuka urugomero kwa basirikare kugira ku rugomero bagera ku basirikare. Oya abasirikare. Mari hino y'urugomero bari hejuru y'urugomero. None umva ngenda umugenzi nagenda ngazamukira ku badivi. Bo muri Kiruri. Ubutayi we. Umudive y'Umurandi gahita uzamuka uterera umusozi. Ubutayi we. Sindage. N'amaguru. Cyane nibyo mba mvuga. Ngiye guhenda henda ngiye gushaka Imana. Cyane nibyo mba. Ura musozi wa Mbwe. Nigeze kujaho ndwari undi mu papa. Niba ari umwubatsi afite ikibazo cy'amafaranga n'afite ikibazo cy'ikode y'inzu nari maze kugura inzu nabaga mu 15 bana nimonga meza ngahe ndayinishura bageze mbatorwa igiceri cy'ijana bari bahataye kandi wite kibazo cy'amafaranga abo yadusege dutaye kibazo cy'amafaranga y'imisi ngarambwa ati dekada tinjimana yamubati twaca kibazo cyatwe busengera ticakimenyetso cyawe cyo cyambaye amafaranga kada uramusozi imvura unyagiriyeho dore ko nta ninze hari yahehe uramuna sumune ndwasize n'umunarara urumva ramusoze urarega mubwira ngo bura mana uzandaba ushingiye imisozi nazamutse ayi mana izakurengera noze ubona bagiye gushaka y'Imarisa hari hasi hari abayiyemari none ibeshe ibyo ko kera bacukoraga gasegere ari ibeshe ari gendaga ngurukira abita ngo nikunduza umuntu aba nabonye ng'umuntu ndegera unjiramo imiyaga kandegera abita ku cyuma tukagenda tukazamuka mujya musi yo kukama hafi yo kukamagi ukazamuka ngo kakurangira ikani ku igashaki intarama kundarama hariya rero hariya naho narahabaye kundarama wagera kundarama ukamanuka kujya muhanda ukaja kuturuka none uko kaja kuturuka mujya musi hasura musozi kagere hejuru wete gashaki naje gundi kuja mukubwe nakashaki nayibwirijeho ira kanisa iri ku kiyaga hasi agashaki ira kanisa ura mu pasteur uhari uwo bita bitwaye iki ni Domitirande umumama Domitira uramuzi Donatira ntago ari Domitira nura mwarimu bita Serveria turaziranye rekada Domita abana bayarana we kara mwanya wo yarabusengeye tazabitina yarasenze irakanzo yambaye yasenze ndugira ngo yavuye mu masezerano kata nasegura kwa gashaki na rusengeye muri kira amategura nabya Imana yambye ngo uzindusa muri rusakaje amabati y'umutuku yego nabya Imana yambye ngo igiye kubahindurira urusengero kandi amabati muzasakazana umutuku Patera barega nire ko cyo kugira ute
rwa rusengero kuba rwarubatswe rw'igashaki niho wabihanuye njye wabihanuye ugize n'umuntu wahamagarayo bawe ati tsindagira sitsindagira ngo reba rero igihe rumaze rugize ute baruvuguruye haciyemo igihe hari gucamo nk'imyaka nk'itanu se covid ariko se barwubatse mbere ya covid cyane sinabwo barutashyera none ko ndabyibuka ni kera urumva rero naho uruwa kera rero ubwo mpise nkumva muri ayo ngeze mwabira bice abo ati umukozi w'Imana yaje Gashaki nayisengeyemo ndarama nayisengeyemo hakugara kwashaki twararaga nagindaga twakora imishimba cy'amasengesho cyo kuharara kuraramo siko numva hano hose uri kuntangatanga numvaga hari abantu ngiye kukubwira utahaze ariko mpise nceceka urumva none ureba kura ngo uve hari agashaki uve hari hasi ku muhanda urawangira harakunduza kurangirikana ara kuri parwa ko yari yo paruwasi umanuke mujya twahitaga tumanuka mujya munsi yego ukamanuka ugatambuka ukambuka ibitaro ukambuka kimwe zagugera hehe twagangura ugakurusengero utagira ngo ndikukubwira ibyo nazi uzamuka gasozi guca kandi ukagira hehe urusengero dore uri ku gasozi guca none wakute kubona ari muki bandekaga tuba dusiba bavuye kuri wa muri tereka twakira umukozi w'Imana twakira umukozi w'Imana nawe ugafata ibinyenyanja none ko mbana yakoraga nabisengeye nane bikoreye tsindagiye ura muvyeyi Imana izi umugisha yarasenze Donatira bura rero nanjye mufitiye ubuhamya muje uvuga abantu neza bakiriho oya Donatira nanjye mufitiye ubuhamya nigeze gukora impanuka na moto indenze umuhanda icyo gihe ntago ababyeyi banjye bari mu rugo urumva ko rero twe duturanye Donatira bizi watuye hejuru y'umuhanda hariya ugeze aho Donatira yanyitayeho nka mama yani umubyeyi mwiza abyumve pe hari Donatira ni umubyeyi mwiza niyo duhuye nca bugufi hafi yanza kutuzaze kumusura ari waruzi ko muzi oya nyine niyo mpamvu ndi kubwira kuri kuntangatanga ahantu hose bite rero hari igihe abantu bagira ngo twe dusanzwe tuziranye nyaboneka tsindagira nta n'umwaka urashira mumenye umwaka ndakore washira nawo da twajya ko twari kwata kuri channel David nta mwaka ushize reka kwa David naho nagiye gukorayo naragezeyo waragezeyo kuko ndabyibuka nagiye gukora kwa David ibintu byo gusenga barabihagaritse no kuri ndi umukristo twahurira ndabwo kuri ndi umukristo twahuriye ejo bundi ntabwo ari kera kuri Gonarike nasanze ukorayo nza kugukoresha kuri ndi umukristo ari uko nsanze ari uko nkubonye kwa David yego David nawe manije umugisha so twamenyaniye wari uje gukorana na Pastor Abani uwo munsi abariho tumenyanira kandi ko usikari byo ndabyibuka kandi n'icyo naza nawe cyo batukoresheje ikiganiro yego ahubwo ni David no kukwigisha David manije umugisha wigisha chef yake neza arafata kandi ubundi umunyeshuri muzima nawe ndabimushimiye azabiva ko mushimiye sinjye nishongora ku bantu burareka nze nkubwire tsindagiye karame hari abantu mba mvuga ngo nzafata umwanya wo kubashimira harimo Dadireo producer cyangwa naca bugufi buri uriya rero niwe dadi wacu twese na ba David cyane ese mama niwe watwinjije muri ibi bintu Shemari jimwongerera amavuta niyo akwagira n'urukundo rwa mugabo cyane reka ngubwire leo sitwa twiganira ariko iyo ngubonye ubonamo umutima mwiza oya
niba unabishaka uzagende muganire uzamusanga hari ako kazi umubwira ati ngewe ikinzanye ni ukuganiriza niyo yaba afite akazi yagahagarika niko kuri se cyane murezi baramusanga ari muri studio ngabona aranzukije cyatwa aramuzaga tugasuhuzanya ariko pe burarewo ngiye mbibura ngubwiye nukuri hari n'igihe nicanga avuga Imana nduramuga Imana izamurarigiye ubona umuntu ukamukundira icyo ariko buranga David tubona mukura David ibyo bura uno nagira aho niho twaje kuyani macano tugakomera gute ariko fondateur umuntu wa mbere twakoranye ikiganiro ni umutipe mu kintu iki kinini nabaga mu tipe nawe wagira gacano yego twigeze dusengana ku bere rya Bigogwe ubutayi bukigendwa umuntu akimana ngo Imana igushize kuri YouTube ngo kuri YouTube ahitambwa ati kubera umuterangunga ngushire kuri YouTube nakwiye cyane we nawe arakora ibiganiro bigira ngo yatega ngaje mu Kinigi akanza gara musanze twazonga ibiganiro nga bitandatu ariko no ndabishikeka bigeze kwa David murebe ibintu biracacanye undi muntu rero David namaze kuzamura abantu benshi. David ni umuntu wamfashije muri iyi kariyeri naritinyaga nungu ubona ko ngipacapaca mukuntu ntago biraza neza aho gaje bari byishimira none burasura yongera kukoso urasura yongera guhugura se oya David ni fondateur yaramfonze oya David ni umwana mwiza urumva David yaramfonze ahubwo nanjye ninjye ukurikiyeho gufunda abandi fonda abandi nanjye ariko nkura nanjye uzamvundisha buriya humura Imana ishimwe noneho undi muntu nshaka gushimira nawe watumye ngenda menyana n'abakozi b'Imana Pastor Abandi abandi we dufite barabana urabizi ko yo duhuye buri gihe sanje nawe dufitanye amateka Pastor Abandi pari segonde reka nta jewe ntaga ibi bintu mbivuga wenda ngo hari ikidasanzwe oya nta kidasanzwe oya impamvu ngira bona abandi yo duhuye uzi ko tukunze kugirana ibiganiro iyo tunahuye no kuri cyane urabizi tuje mu by'ubuzima burangirira Rubavu uragwarazwa burangirira Rubavu burarabani yabaga mu murenge wa Rubavu nge mba mu murenge wa Nyakiriba yego ariko burarabani yabonaga igini ryamuteye ko yari mwarimu icyo umurangirikane ayi ndi umwangirikane yambamagaraga abandi twararanye ubutayu imisozi turayimarana shamba rya Mungu rebani turarimarana muri covid rabanega mushisetsa mwibuye mu buvumo ariko dupange nayo tuzajye kumusura sinukuri kw'Imana rabani oya tukuri bipanye burarabani mu ba pasiteri twabaye murangirikane yari mwarimu kimwe bura nivuga butumwa ryanje ntango jyaguke cyangwa se umuntu wandinyure kubwiriza bifatika murangirikane pasiteri bitandagisha Panije mumbere umugisha yego pasiteri yayoboraga gisirikare yasanze ndi umuririmbyi yasanga ndi umuntu unecho rimbaga muri korale ni hakore asanga ndi umuntu ufati kandi atiye gushira mu ivuga butumwa anjira mu ivuga butumwa igihe kiyaza byagiye kukugira mwarimu abya ndi hoya tago cya kwa mwarimu reka ngo rivuga butumwa mu rwego rwa paruwasi yego kandi cyo gaho yandumaga twagiraga ibintu by'utu byitange turukubaka urabara tugere Gisenyi urabanye ubugere Gisenyi ukaba iranzu yangirikani hara Igisenyi hona rinzu bafite ari yuko mbere y'urusengero rwa Angirikani iranzu y'ubucuruzi iranzu buriya ebana Imana izayimbere mu yazayimbera nk'umugisha ko batuzi ko twaje gushaka amafaranga ku makanisa y'ijyo no hino yego kucyo nari nifite moto nakwitaga amayisange ngagenda ku ikanisa ngaterana uwo muntu yavirisha bitanu ngabara kumwari akona zanyunga 20-30 kandi atetse naga byagenze gute kandi nini yambana wanyizereyemo yakoze kazagwa ngo musagumfa ngoma nayi nazamutse imisozi none undi muntu banumva nashimira cyane Mami Mutesi uye tukorana Mana ucokoze Mutesi nawe ndamu yokintu Imana ije umugisha ko nabone amutema mu ndamubonye agira banje yugira uyo mbonye umuntu mbanza kugusengera kaba uyu muntu tuzamarana ameza bicanga 3 ndayuke buriya nuko ngo kubana we nabonye ari umubyeyi mwiza tsindaje kandi tuzagirana kure tsindaje reka nza nkubwira
abantu baravuga sibyo yego reka ko ndanutavugwa abantu baravuga ngewe ibi bintu nkubwira yego mami Mutesi afite ubuhamya bwe aho yavuye Imana yamukuye yego niyo cyatumije ashingiye icano yego kuranga abwira abantu ko ndakuri Imana itagira ute itakura umuntu ubundi icana bayarayise kuravuga ngo bayavuze ngo abayarayise akavuga ngo ndakuri Imana itakura umuntu cyangwa mvuye kure oya ndakure Imana itakura umuntu yego abariko yayise njingiye nanje ubuhamya batanga ndahandi Imana ibaze abantu byakundira rware mu bihugu byo hanze Imana ikamukura akaje Uganda ikamukurayo ariko ikamukiza jewe reka nzo nkubwire hari ukuntu nyine abantu baba badashaka kwemera ko umuntu yahindutse cyangwa se yakiriye umwami agakiza yakiriye so nk'umwami n'umukiza urumva ariko reka nzo nkubwire Mutesi niwe muntu wakijijwe n'amaso y'abantu arabibona abamuba hafi nibo bamuzi abantu bakibakure baracyavuga nyine dore rero impamvu nkubwiye icyo kintu ni igiki nge naje gukorana nawe bamwe akajya banya mu matwi atarakutwara aha naha tumashate ariko ngereka nze nkubwiye rero n'ubu nanjye ruwamara bati basinaga yabaye umupagani bagiye kwa Mutesi bira nigeze mbabandi muyaje baca imanza bazategereza Uwiteka niwo mucamanza w'ukuri uzi yabaye abantu bose ubundi abo bantu babifata gutyo bakaje bakamusura bakakora urugwiro yakirana nicyo kibazo dufite ukavuga umuntu ahaguruka umaze ubwiye ngo mbese koko uyu muntu yarakijijwe apana kuvuga uvuga ati se tsinagira iyi mbano koko arayifite reka musure ndebe koko numve gusenga kwe uko asenga tsinagira nanjye Mutesi umuntu yakijijwe nshingiye yego nshingiye rwose bra Mutesi namumenye abantu baje babumbira ariko rimwe nca kwa Sekazuba kwa Sekazuba yego Mutesi babwiye nsanga arimo rwose araririmba mbona Mutesi aranezerema arakira icyo gihe Sekazuba yaramubwize no mu diakoni barimo arakora umurimo rwose abana imbyase ncunese mbyase Sekazuba ndakuri Imana idakura umuntu buriya rwose pe aba bantu tujye dushimira abantu bakiriho banenga mushumba wacu mutufite hari Beteli ni umushumba w'umunyamahoro umushumba uvugira amavuta umushumba utuje umushumba ugufata akakugoragora akakubwira ati ahantu hanyura neza Imana izakwambika ahantu hanyura neza Imana izaguha ibyo kujya ahantu hanyura ukaca bugufi Imana izaguza n'abantu b'umumaro sona ko dufite umushumba utuje cyane ariko abashumba numbi vugira hano ahantu hari abashumba bameze nguriye umushumba wacu nibo baci ndakuri marafi yandagwenye naga gasura mfite kinenga keshe kuko nageze Beteli no n'amavuta yanje umushumba wanje arayasigasira aramfata angira umwana urabyumva aramwa kuvura umunyamasengiye mbese no barongera aramfatara arandoza kongera gusenga aragucura anyereka uburyo umuntu agomba kwitwara ngo umuhanuzi rero uyu munsi indahambwe ngezeho pastor wanje Imana ije kumbera umugisha Imana mwumve pastor wacu kozaba cyumwe niyo nasenga isengesho ntege kuvuga ngo Mana ndindira pastor wacu ni umubyeyi sinzi uko namuvuga hari n'abantu bambamaga kabya atariko mushumba ufite atariko ko bigenda kose niyo ngaho mfite umushumba w'umutambyi twigira ku birenge bye cyo koze ndaguburo bamunanira ariko ubanyira mushumba wacu neza ufite wavukagira naho ugera Sindagiye karama nibyo twashimiye abantu twavuze byinshi ariko ndagira ngo twerekere ku musozo panga Sekazuba ariko wamugani ko icyo wari umwibagiwe kandi uko mukunda Sekazuba icyo wari umwibagiwe Sekazuba rero abantu benshi basigaye bagira ngo turavukana mujya no gusa ejo ahantu nageze ndi ku bitaro
umuntu aranze ejo nandi ku bitaro yego umuntu arazanzuza ngo pastor ati ni amahoro aturakomenda ku mati ususigaye yoboye ntabwasa ati none se wewe wari ufite urusengano musi yasanira yise tabwaho yangenze ngira bete ndago ndi pasteur ndo mvuga tundo munyamasengo cipita ati noze nabwo rise kazuba nongera mvi Kigali mu cumura cyacu mu bisazi nabwo mvi Kigali tuvuye mu modoka tuvugiye Nyirangarama umuntu yaraza arambubira yego ambubira n'urugwiro mbese bidafasha umunazi tugarutse mu modoka ati pastor aturacyanyibuka ati sinda kuri se kazuba ndamubwira ati nduje kuricana nabwo ngira ibibwizo kwicana azana telefone noneho ati reba ndakukurikira nsaga kurikira se kazuba igihugu arimo ngira ngo n'uyu munsi ntago ari mu Rwanda yego ari Tanzania avuye Kenya mu minsi yashize yavuye Uganda akora urugendo rwo kuja muri Kenya uyu munsi ngira ngo ari Tanzania kandi ndakeka ko muri iyi minsi agiye kungaruka mu Rwanda yego ndagira ngo nawe nje mushimira ase kazwana muvuga ngo nagira nawe umutima akora mugabo nawe no umugenzi buriya Imana ni kubyangiza kwagura ibizakwagura se kazo Imana musize amavuta y'igikundiro cyane igikundiro Imana mutamwa n'umuntu abigeze mu ruhare amutega igikundiro se kazo burarige nawe arangunda nigeze gusengera barahambwa ati rwose nakonyemo arangunda n'uyu munsi buriya arabanyandikira kandi ati mu ngwanjura aho kandi ngo ndana ubu naje guhaguruka zambwa ati mfasha gusenga ndahagurutse yego kandi yageze nambwa ati rwose agafana ndagwa agafana urugendo wasengeye kwayigumuye rero Imana yije mumbera umugisha arigeze kwigeze inje nawe yigeze kudongora rimwe ku rusengero araza ateranira iwacu Beteli hambwa ati ndawundi unsanye ni wowe ango bita mu modoka diri niwe niba ari kuri nohe hambwa ati ndashaka ko dusanga mukuru turangije nagira umudamu muri ubwira urugero Imana yuje muhumugisha yego turangije azana kandi turasanga ndakapositi turapositi ngabarambwa ati we nase kazuba bite we no bite pandi barakangarana gute mudamu wanarangije afata ngiro vene birashira mu kapatijana umufasha shanira umufasha nugira mu rugo twasangiye ariko nanone nugira mu rugo nasangire nawe nabana musangira tabwa ni mama Imana ikumbera umugisha bana bagira umutima ngabura rero tukeneye abantu bundi bagira bumfirijwi bumva karadyumvira aseka zo bafite ubuhamya noneho ikindi keseka zo ngaraza ngarana nguru bwa kabiri ngarana njira mu imodoka tuvuye ari gucunga njana handi ni murambikusa anjyana murangica zambwa atekera muri aka gahoteli baguye fanda umve kundi hesagera neza ega bote bwizanye ukuri rwose tuje niwo muntu wa unzokanye wazokanye anjyana muri hoteli nziza kada cyane muramikuserera yicara arambwira ati rwose bagwe fandunwe icuba aramba amabwira bazanga kintu cyo bandi ahubwo asiki mu gukinyereka ngibi iki kintu nzi ngo nibiki aranze turasoma arambwira ati nibo ari inyama y'ingo kushaka bakuzanira tabwa mbita ngira ikiniga Prince ngira ikiniga ndarira bityo yajana gara murambika mu nduza hano mu muji hano hino nwaje kungura icayi umunsi mwambwa atoya ndabona kujana nakangujana murambikusa yego mpona risambuye muri etage yambe mu ya kabiri icara ndebye abantu barimo n'abazungu tabwa ngira ikiniga buraraga umuntu akugeza ahantu ware ubuzi murimo ukagira ikiniga oya ntukongere ntukongere ahubwo ujye useka nyiri ico gihe ahubwo icyo nashimye Imana nashimye bwandi wite ndagushimye kungejeje kutangiye kunyiceza muri hoteli ndi no mu nyenyeri 5 uzanderekamo ahubwo ndimo zamuhamagara azanjane no muyindi kuko muri urugendo rikaza Imana izamuyere y'umugisha mu rugendo arimo azavere kuje kunguraga ku kandi cyegundaga koko ngibare tari yagura kofi ariko ngundaga koko oya nta muntu kanga kandi nigeze mbwira abantu bamva abahanuzi bakunda inyama naga n'umutsima vyari rwazibanira mbamva oya ntago nabisobanura ntese ubwo nabisobanura mu ruhe rwe uzi ni Eliya atege Eliya amaze gutega ikimvura ngo ndirwe mwakira igihugu imyaka 3 n'amezi 6 yahungiye ku kageza isorofati kageze ahageze anywa amazi
anyweye amazi witeka mwitegereje abona karadiyara ahamagara ibikona abitegeka kuzana inyama n'umutsima. Ibaza umuntu nawe wari uri mu buhungiro, Imana igategeka ibikona bikamuzanira inyama n'iki n'agatsima. Niyo mpamvu umuhanuzi wese ava akagira akunda inyama n'umutsima, udakunda akawunga akunda ubugari. Noneho avuye aho ngaho ku kagezi imwohereza he Isarofati. Yari ari ikireti ku kagezi, ahavuye ibikona bitangiye kumwivovotera bimujana Isarofati. Isarofati nawe yakiwe n'umupfakazi, nawe asanga afite agatsima mu mperezo. Niyo mpamvu rero buri muhanuzi wese ava akagira ndabanga ririmo, uzasanga hose bakunda akanyama n'agatsima. Nawe baza umuntu wari uri mu buhungiro, Imana ikamugirira imbohe ikamwohereza akanyama n'agatsima. Elisa nawe ageze kuri wa mushume mu kazi, amugiriye imbuwe n'imbabazi, yanga kumubwira mu cyumba cyo hasi, amwubakira icyumba cyo hejuru, niho etaje zaturutse. Umva ku bintu byose siko kuri se. Yego. Ntozara handi bigeze wumva bari bo etaje bari bakazuba buye. Uriya mushume amaze kubaka kira cyumba hejuru cy'umukozi w'Imana. Ni abantu bose bafashiye pura barubaka bahinduka abundikamo etaje. Yego. Karame. Reka tujye ku musozo. Yego. Twaganira pe. Twaganira bugacya bukira. Noneho gushimira abantu ni benshi batugiriye umumaro. Twashimiraga abagiye badufasha kugira ngo tuzamuke mu ivuga butumwa. Abatwiye batugiriye imbabazi bakatwambika bakatugaburira. Ni benshi. Ntago sinabarondora. Bura kuba nambaye uyu mupira n'umuntu. Umupira ndukinisha uyu. Umupira urahenze. Kuko umupira waje n'indege. Kada. Uyu mupira waje n'indege. Uyu ni umuntu wawuguze. Arawunzana ati ndagirambara. Bura rero tugiye dushima bariko bose abadufashije bakatugurira isukari, bakaguha ikiro cy'ibirayi wabo bagiye kuburara, bakaguha cy'umukiro ugiye kura. Abo bose Imana ije baduhera umugisha. Nje mbarondoye bose. Abafasha kwa gati ugiye guhabwa privilege kangura hiri inzu, abo bandi bose Imana ije bahiki ije bahumugisha. Muraga byatugiye kure ugiye kugendesha ibirenge ihangana akagukuburira. Naba yana niyo yaba yagukurema ingweto ariko ujumenya ngo yayiguhaye ndayifite. Ariko umuntu yamageze uganije ngo runaka ngo ndaca maze ngo yambage ngewe igihumbi wambaye n'uyu munsi ndacake gushimiraho wabambaye ibiceri 200 ico gihe wabimbaye ndani nabyakiraga ndani faranga mfite. Rero abantu bagira hejuru hava ngo runaka se ngo yamvariye iki, ariko mu gihe cyo ko yakugiriye umumaro waje ubivugisha ukuri. Ya umuntu agakwambika ngako gasengeri wamaze kubyimba umaze gutama costume ukaje unyuraho unde y'indugu mutera urutugu ariko uje wibuka ko yagwaye iki. Iryo kote kugira ngo ujyambare ari cyabajije mbere y'ikote. Yego. Tsendaje. Karaba. Katujye ku musozo. Yego. Tujye ku musozo. Twitwaje mu butembere ngo tuhaganirire. Ariko ahantu ni heza kabisa no. Nyaboneka babakera ugenda bajye bazana ahantu basiga amadovize y'aha hantu. Sibyo se? Amara uretse n'urwenya. Rwanda dufite ahantu henshi abantu batembera kandi hakababera heza. N'ahantu basengeraga leta izadufashe nayo ihashyira amamezo. Boze ngo umuntu waje kukubakana ndabirambe twakorera urugendo shuri. Uzuko baratwaje turishura cyane. Ngewe sinakubisha. Ngenda birambiye bahubatse bakavuga ngo muje maza muhatemberere. Niyo naje bagira gusanga pfukama. Naje ndishura. Senga twitahire. Ndutushe ijambo ry'Imana. Oya senga. Dusenge. Ijambo ry'Imana se karirerere wa mu. Imana iduha umugisha, Imana itwambika imbaraga, Uwiteka dukomereza amaboko. Yego. Aho dushimye Imana pe. Imana ndagushimye unjubije mu bisate. Ndagushimye Imana twatugeze urugero tugakorana